byakira nyamara kwakira izi mbaraga ziva mu muzuko ariko gakiza. Wavuze ko Imana itica, ariko abantu barashaka ubusobanuro burambuye kuri uyu murongo ngiye kugusomera. Nyisome? Yisome rwose. Uwiteka arica agakiza, ashyira ikuzimu kandi agakurayo. Uvuga ngo azarinda ibirenge by'abakiranutsi be. Uvuga ngo n'agakiza kazaba karinzwe, ni ibintu bizaba bifite security. My God. Azarinda, ntabwo ari wowe urinda agakiza, niko kakurinda. Yesu yaraje atanga straight, ujura nazanywa n'ikindi, aza kwiba, kwica no kurimbura, ariko jyewe naje kugira ngo mubone ubugingo kandi buhoraho. Ntabwo ndi mu bayica, ntabwo ndi mu barimbura, ntabwo ndwana na Satani mu kurimbura. Ariko Imana kuko ari umutunzi w'imbabazi yaduhinduranye bazima na Kristo. Haleluya, haleluya. Aho ni mu Befeso 2 umurongo waho wa 4. Turi kuri Grace Abounds TV, twishimiye kubana namwe. N'iby'agaciro, n'ubuntu butangaje kubona umwanya wo kuza kubasangiza inkuru nziza cyangwa ubutumwa bwiza bw'ubuntu bwa Yesu Kristo. Apostle Namani, Karame. twishimiye kongera kukwakira. Amen. Murakoze cyane. Nanjye nishimiye kuba kuri Grace Abounds nanone kandi. Amen. Ushize watuganirije ibintu bikaze. Baratubwiye ngo Imana ntiyica. Imana ntiyica. Hari umuvandimwe wasabye ko twongera tukavuga ku kuntu Imana itica. Imana ntiyica. Mbanze mbibutse gukora subscribe, like, share, comment, hanyuma tujye tukugezaho ibiganiro byiza by'ubutumwa bwiza bw'ubuntu bwa Yesu Kristo. Iki kiganiro giterwa inkunga na Fine Builders Limited, company y'ubwubatsi iri Remera, hano opposite na BK Arena. Imirimo yose ijyanye n'ubwubatsi barayigukorera neza. Urashaka kubaka, urashaka kugura no kugurisha, n'ibyo nabyo barabikora. Urashaka gukurikirana ibyangombwa byo kubaka, bazabigukorera designing cyangwa planning, ibyo byose babirimo cyane. Nimero zabo ziraho muri screen. Apostle Namani, Karame. hari umuvandimwe wansabye kugira ngo tuvuge iki kintu. Wavuze ko Imana itica, kandi byarumvikanye. Ariko abantu barashaka ubusobanuro burambuye kuri uyu murongo ngiye kugusomera. Samuel wa mbere, igice cya 2. Ngiye kugusomera umurongo wa 6 n'uwa 7. Nusobanura imirongo nkumva ndanyuzwe, ndamenya ko n'abadukurikiye banyuzwe. Dusoza ikiganiro. Murakoze. Ni 2 yonyine. Nyisome? Yisome rwose. Uwiteka arica agakiza, ashyira ikuzimu kandi agakurayo. Uwiteka arakenesha agakenura, acisha bugufi agashyira hejuru. So nkurikije uko iyi mirongo isomwa, wowe uratubwira uko isobanura, njye reka mvuga uko isomwa. Hari abantu bishwe n'Imana, hari n'abakijijwe nayo. Hari abantu bakeneshejwe n'Imana, hari n'abakijijwe n'Imana. Hari abantu bamanuwe n'Imana, hari n'abazamuwe n'Imana. Nkurikije uko bisomwa, ngatubwira uko bisobanura niba atari uko. Kaduhera uko bisomwa niko bisobanura. Uko bisomwe ntabwo ariko bisobanura. Ndaza gusubira inyuma gato kugira ngo tuze kubisobanura neza. Icya mbere ugomba kumenya, ese iyo usoma Bibiliya usoma ushaka iki? Usoma ushaka mwiki? Kuko icyo ushakamo akenshi abantu basoma Bibiliya bafite icyo bashakamo. Niba yabyutse mu gitondo agatekereza ku bijyanye n'umujinya w'Imana, akajya gusoma agenda ashaka ahantu hari umujinya w'Imana, niyo yaba atari wo, akavuga ati ugomba kuba we kuko nibyo nshaka. Ibyo babyita exegesis. Exegesis ni ukuvuga ngo gufata imirongo ya Bibiliya ukayisobanuza ibyo idasobanura, ugashyiramo ibitekerezo byawe. Ariko iyo wemereye ibyanditswe bikaguhereza icyo bitekereza. Kuko Bibiliya Pawulo yabwiye Timoteyo, aramubwira ngo ibyanditswe byose byawumetswe n'Imana bigira umumaro. Agenda bisobanura ngo bifite ububasha n'ubushobozi bwo kuguhindura umunyabwenge ku bijyanye n'agakiza ngo kava muri Kristo Yesu bwo kwizera. Bivuga ngo ibyanditswe byose bituruka, ibyanditswe byose bifite intego y'agakiza. uhereye mu itangira ukageza mu byayeshuwe na agakiza kabonerwa muri Kristo Yesu. Rero ibyavuzwe mu byanditswe byose bifite
aho bihuriye n'agakiza kabonerwa muri Kristo Yesu kubwo kwizera. Abantu bagiye bigishwa nabi Imana, bakigishwa Imana imeze nkaho ifite double standard cyangwa se intekerezo ebyiri. Nkunda brother Yakobo niwe wanditse mu rwandiko rwe, yanditse adefending Imana cyane. Aravuga ngo umuntu niyo yashaka gukora ibibi ngo ntakibeshye ko ntakavuge ko ari Imana yamwoheje gukora ibibi, kuko Imana idashobora gukora ibibi kandi ntawe yabyohesha. Aravuga ngo ahubwo iyo bibaye biba byavuye mu irari ribyara icyaha kikabyara urupfu. Yego. Ni ukuvuga ngo ahantu hose hari urupfu haba habaye inama y'ibi bintu ko ari bitatu: umuntu, irari n'icyaha, bikemeranya hanyuma bikabyara urupfu. Hanyuma kandi urupfu nanone tukarubona ko ari opposite y'ubuzima. Yego. Aho ubuzima butari, ikiba gisigaye ni urupfu. Ariko ubu buzima kuba budahari ntabwo ari bwo bufite inshingano zo kuba urupfu rusigaye, ahubwo impamvu urupfu ruhari ni uko ubuzima bwavuyeho. Icyabuvanyeho icyo ari cyo cyose. Iyo turebye mu isezerano rya kera tubona hari ahantu abantu bagiye bapfa, baba n'Abisiraheli mu butayu barageze n'i Kanani, ngo bagomeraga Uwiteka akabatanga amaboko y'abanyamahanga, ngo bakabakubita bakabica bakamara imyaka myinshi babarenganya. Ariko iyo witegereje neza abanditsi bavuze ko ari Imana yabatangaga. Ariko kandi Bibiliya ikavuga ngo babaga bagomeye Uwiteka. Kugomera Uwiteka ni ukumwirukana mu buzima bwawe, ni ukumubwira ngo singukeneye. Ni ukumubwira ngo nta bufasha bwawe nkeneye, nta mbaraga zawe nkeneye. Rero iyo bivuze gutyo umucyo ukavaho, igisigara ni iki? Igisigaye ni umwijima. Niba uri mu cyumba cyawe shyiraho itara, niba ari na nijoro, cyane cyane niba ari nijoro shyiraho itara. Nurivanaho harasigara umwijima, kandi umwijima ntawe waguze muri bahita ngo iki hariya bagura umuriro. Harya ni rege ngira ngo nishinzwe ibyo mu. Ntabwo wigeze ugura umwijima. Ntabwo ari wowe wawuzanye. Umwijima si wowe wawuzanye. Si wowe wawuzanye, uje kubera ko umucyo udahari. Rero ntabwo wafata icyaha cyo kuba hari umwijima ngo ugishyire ku mucyo. Ni wowe ubwawe ukanze interrupteri uvanaho umucyo. Nuko rero bigenda ahantu Imana itari. Kandi Imana ni ubuzima. Ahantu Imana itari nibyo twita urupfu. Yego. Mpamvu maze gusobanura ibyo ngibyo nuko iki cyanditswe abantu benshi bakoresha aho dusomeye bavuga ngo Imana irica igakiza, actually ntaho gihuriye n'ibi ngibi. Ibi nimo ndabisobanura kugira ngo mbwire abantu ngo iyo ubwiye Imana gusinga ukeneye mu buzima bwanjye, ntabwo ishobora kuhava ngo hasigare ubusa. Nuko udakuraho umucyo w'itara ngo hasigare ubusa, haza umwijima. Yego. So rero niyo Imana ivuye mu buzima bwawe mu buryo bumwe cyangwa ubundi ubigizemo uruhare, uvuze uti sinyishaka, sinyikeneye, igisigara ni ukurimbuka. So kurimbuka, umwijima, urupfu, byose ni absence y'Imana. So aho Imana itari hari ukurimbuka. Uku kurimbuka rero si Imana ibikuzanye. Ariko kubera ko abakera batari bazi Imana neza, abahanuzi ntabwo bari bazi Imana neza, ibintu byose babonaga bibayeho babyitiriraga Imana, bakavuga ati ko byagenda kose ibi bintu tubonye ni Imana ibikoze, kuko abantu bayanze, abantu bayirukanye, abahanuzi bahanuye, abantu banga kumvira. Ubu rero ni Imana irakaye. Irarakaye kubera ko bayanze, none ije kubahana. Ariko ntabwo yabaga ari ahubwo yabaga ihavuye kuko batayishaka. Mbibutse ko Imana itaguhatiriza kuhaba ku gahato. Urumva niyo mpamvu no mu byahisho bavuga ngo mpagaze ku rugi ndakomanga. Ngo ubushake bw'umuntu bugira umumaro ukomeye cyane mu mikorere y'Imana mu buzima bwe. Niyo mpamvu rero yivuze ngo singishaka, okay, niba utanshaka nta kundi. Rero hakaba icyo bita distraction. So iri jambo rero tusomye abantu benshi bahagara bavuga ngo Imana irica igakiza. First of all tubanze turebe ryavuzwe nande, ryavuzwe na Hana. Yego. Hana ni igiki cyari kibaye ku buryo avuga ngo Imana irica? Yarabyaye. None se mu kubyara umuntu ashobora kuvugiramo ko Imana yica? Icyari kibaye ni kihe? Hana yategereje umwana igihe kirekire. Aza kumubona, amubonye muri bya byishimo byo gushima Imana, kuko umugambi w'Imana kuri Samweli igihe cyose bavuga ngo undi mugore arabyara, ngo hanyuma Samweli aza kuvuka, byose byari mu mugambi w'ubuhanuzi bwo Kristo azavuka, akavuka aje gucungura.
so na Samweli nubwo buhanuzi yavukiyemo kuko hari umugore witwaga Penina hakaba n'undi witwa Hana. Urebye n'inyuma hari abagore babiri abana babiri ntabwo ndi bubijyemo, ariko ndavuga ku bijyanye n'ishimwe Hana yari afite. Uhereye ku murongo wa mbere mbibutse umurongo wa 2:1 ntabwo ari gutanga ubusobanuro. Bibiliya ntabwo yanditswe mu bice n'imirongo. Bibiliya ni igitabo cyanditswe mu buryo burambuye. Iyi mirongo bayishyizemo kugira ngo idufashe. Rero iyo usomye umurongo umwe ukawukura muri Bibiliya uhita utakaza ubuzima. Umurongo umwe utakaza ubuzima. Umurongo wa Bibiliya ugira ubuzima iyo uri muri context mu yindi mirongo wasomemo cyangwa se wanditswemo. Niyo mpamvu usubiye ku murongo wa mbere avuga ngo maze Hana arasenga ati umutima wanjye wishimira Uwiteka, ihembe ryanjye rishyirwe hejuru n'Uwiteka, akanwa kanjye kagukiye ku banzi banjye kuko nejejwe n'agakiza kawe. Hana akimara kwakira umwana witwa Samweli yahise agira iyerekwa ry'agakiza. Kuko aravuze ngo kuko nejejwe n'agakiza kawe. Haleluya. So Hana yabonye ibihe by'agakiza kagiye kuzaza abitewe n'ibyishimo. Already Hana uyu mwana yarabyaye nawe ubwe yarashushanije ikintu gikomeye mu mugambi w'Imana w'agakiza. Twabonye ko Paulo yabwiye Timoteyo ngo ibyanditswe byose bigira umumaro wo kukuzanira ubwenge, kukuzanira agakiza kabonerwa muri Kristo Yesu. Haleluya. So ibyanditswe byose bizengurukira ku gakiza. Na Hana mu kubyara Samweli bwari ubuhanuzi bw'agakiza. Hanyuma ahita yerekwa akagakiza atangira guhanura mu gushima Imana. Aravuga ngo nta wera nk'Uwiteka. Yego. Kuko iyo agakiza kavuzweho, akagakiza iyo kavuzweho hagaragara uwera, kuko ni Imana yonyine, nta wera nk'Uwiteka. Ngo kwera kw'Imana guhita kugaragara. Kuko ari nta yindi Imana itari wowe kandi nta gitare kimeze nk'Imana yacu. Dusimbuke yakomeje kuvuga agera ku murongo wa 6. Aravuga ngo Uwiteka arica agakiza. Wibuke ko yatangiye avuga ku by'agakiza. Ahita atangira kwerekwa rero ibizaba. Uku kwica no gukiza ntabwo ari kwa kuno umuntu apfa cyangwa ngo Imana ibe yamukiza. Uku kwica Uwiteka arica agakiza, Hana yari arimo ahanura ubuhanuzi buko Kristo azapfa hanyuma kandi hakagira abandi bakira. Kuko tugiye mu byanditswe Bibiliya igaragaza ko Imana ngo ariyo yishe Kristo, niko abantu batekereje. So nawe niko babibonaga. Ni bandi babitekerezaga? N'abahanuzi n'ibindi babitekerezaga, n'abafarisayo babitekerezaga yuko ari Imana yamwishe. So rero nawe ahanurira muri uwo murongo aravuga ngo Uwiteka arica agakiza. Hari uwazica, hari abazakiza. Yavuga ku rupfu rwa Kristo no gukira kwacu. Okay. Arakomeza aravuga ngo kandi ashyira ikuzimu agakurayo, uko nukuzuka. Yuko Kristo azahambwa ubundi akazuka. Haleluya. Kristo azahambwa akazuka. Ko bitangiye kuryoha. Arakomeza ku murongo wa 7. Uwiteka arakenesha agakenura. Usomera Abakorinto ba 2 igice cyaho cya 8 umurongo wa 9. Abakorinto ba 2 igice cya 8 n'umurongo wa 9. Havuga gutya ngo umurongo wa 9. Kuko muzi ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo uko yari umutunzi maze agahinduka umukene ku bwanyu kugira ngo ubukene bwe bubatungishe. So Hana avuga ngo Uwiteka arakenesha agakenura. Ntabwo yavugaga ibi ngibi by'abavuga ubutumwa muvuga ngo Imana ngo yagukaranga ngo ukambara ipantaro imwe, ukambara inkweto imwe igahengama ngo ari ibikoze ngo hanyuma yabishaka ikaguha ngo na wardrobe yuzuye imyenda n'inkweto ngo yagukenesheje ngirongera gukenura ngira gukaranze ngo ariko ntiyagushiriza. Ibyo ni ibitekerezo byanyu mwifitiye biterwa n'imisobanurire mibi ya Bibiliya. Ariko Hana aravuze ngo Uwiteka arakenesha kandi agakenura. N'ubu bukene Paulo yaje gusobanura guhinduka umuntu kw'Imana. Reka mbivuge neza, Imana guhinduka umuntu nibwo bukene. Yasize ubwiza yari afite mu ijuru, yiyambura icyubahiro ngo ntabwo yatekereje ko guhana n'Imana ari ikintu cyo kugundira. Haleluya. Ahinduka uciye bugufi araza umuntu, jambo aba umuntu. So Imana guhinduka umuntu ni ubukene.
Wow. So arakenesha ngo iyo yarikenesheje iva mu cyubahiro yambara ubumuntu ngo kandi agakenura iyo umuntu yakiriye ubumana niko gukenuka cyangwa se nibwo bukire. So aho Paulo yavuze ngo muzi ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo nubwo bwose yari umutunzi ariko yahindutse umukene kugira ngo binyuze muri ubwo bukene bwe twebwe bidutungishe. Ntabwo ubukene bwa Kristo kwari ukwambara rugabire ngo ni kanzu imwe haleluya ngo yambaye kanzu imwe ngo kugira ngo twambare amakote, ntabwo ari byo. Ubukene bwa Kristo nuko yabaye umuntu bakajya bamuvugisha agaceceka bakamucira mu maso akabareka ari umuremyi, bakamukubita inkoni yaremye ibintu yaremye bakabimukubitisha agaceceka. Ubwo nibwo bukene. Yahindutse umuntu yambara icyaha. Kudukenura rero twebwe no kwakira ubumana muri twebwe. Iyo umuntu afite Kristo muri we ubwo ni ubukire budasanzwe. Paulo aravuga ngo Kristo muri twebwe n'ibyiringiro by'ubwiza. So yahindutse umukene, ahindutse umuntu kugira ngo twebwe twakira ubumana. Nibyo hano yahanuraga ngo arakenesha kandi agakenura. Imana ishimwe cyane. Aravuga ngo acisha bugufi agashyira hejuru. Acisha bugufi agashyira hejuru. Ni ukuvuga ngo already tumaze kubisobanura, nibyo n'ubundi yakomeje avuga yuko yaciye bugufi. He became with someone with no reputation. Yahindutse umuntu udafite reputation kugira ngo nge nawe tuzagire reputation, twakire ubumana, tugire identity, tugire aho tubarizwa naho tuva. Noneho dukomeje twagejeje kuwa 7 ariko nyemera tujye hepfo gatoya. Aravuga ngo akura abakene mu mukungugu ashyira hejuru abatinda bakuye ku cyavu kugira ngo bicarane n'ibikomangoma baragwa intebe z'icyubahiro kuko inkingi z'isi ari iz'Uwiteka kandi nizo yayishinzeho. Yarakivuga uburyo abantu bazabwirizwa ubutumwa bwiza. Wibuke Yesu avuga yaravuze ngo umwuka w'Imana ari kuri jye kugira ngo mbwirize bande abakene ubutumwa bwiza. Abakene rero ntabwo ari abakene badafite ibyo kurya. Umuntu wese udafite Kristo arakennye. Umuntu wese utizera Kristo arakennye. Niyo yaba afite ibya mirenge mugani w'Abanyarwanda. Insomera ariko tugiye none hasi mu byakozwe mu byahishuwe hari ijambo Yesu yabwiye itorero ngira ngo riri mu byahishuwe 3 n'umurongo wa 9. Yavuze ngo kuko utekereza yuko ngo uri umutunzi ngo ariko uri umutindi wo kubabarirwa. Ni mu byahishuwe byari byose. Ngo bibwira ko ngo ari abatunzi ngo ariko n'abatindi bo kubabarirwa. Aravuga ngo ndakugira inama ngo uzahondi ugura ifeza. Aravuga ni 17 umurongo wa 17 3:17 aravuga ngo kuko uvuga uti ndi umukire ndatunze kandi ndatunganiwe ntacyo nkennye utazi yuko uri umutindi wo kubabarirwa kandi uri umukene n'impumyi ndetse wambaye ubusa. Umuntu wese udafite Kristo uri umutindi, uri umukene, uri impumyi, wambaye ubusa. Ariko kandi we yavuga ngo kuko uvuga ko uri umutunzi, uri umukire, ntacyo ukennye. Aravuga ngo ariko mu by'ukuri. So niyo mpamvu Yesu yavuze ngo ubutumwa natumwe nubwo kubwiriza abakene. Umuntu wese utarakira Kristo, utarizera icyo Imana yakoreye muri Kristo Yesu, ni umukene n'umutindi wo kubabarirwa. Ariko kandi ufite Kristo ni umukire. Paulo yabyise ubutunzi butagira akagero. Ubutunzi butagira akagero. So rero ubu bukene hano ari guhanura n'ubu butunzi n'aba batindi ntabwo ari ibingi abantu bagenda bavuga ngo nari umutindi ng'Imana yaranyimuye ngo ndashima Imana yankwe ku Gikongoro ngo ntuye i Kigali. Ushatse kuvuga ko abantu bari ku Gikongoro bo ntabwo Imana irabatekerezaho, ariko ntabwo ari byo, ntabwo ari byo. Nawe nsoza reka tugere hepfo nanone kundi murongo. Umva umurongo wa 9 abari unsoreza uratangaje. Amaze kuvuga uburyo Imana izakura abakene ku cyavu kabicazanya n'abakomeye
actually yabahinduye abakomeye. Wibuke ko uyu Yohana niwe wahanuraga, kandi Imana ivuga ivugira mu muntu ikoresha capacity y'ibyazi. Yego. Ntabwo Hana yari buvuge ngo izabakura ku cyavi bahindura ibikomangoma, yavuze ngo izabahindura, izabicaranya n'ibikomangoma. Iyo niyo revo yarasobanukiweho. Ariko ntabwo twicaranye n'ibikomangoma, ahubwo twahindutse abami n'abatambyi. Glory. Uwo ni wo mwuzuro w'iryo jambo. Aravuga ngo nibamara kubyakira, nibamara kwakira izi mbaraga ziva mu muzuko, ariko gakiza, ariko gukiranuka duhabwa muri Kristo Yesu, avuga ngo azarinda ibirenge by'abakiranutsi be. Ngo nagakiza kazaba karinzwe, ni ibintu bizaba bifite security. My God. Azarinda, ntabwo ari wowe urinda agakiza, niko kakurinda. Nyiragakiza ni ukurinda, ngo azarinda ibirenge by'abakiranutsi, ariko abanyabyaha bazacemererwa mu mwijima. Umvira ijambo, kuko ari nta muntu uzaneshisha amaboko. Hallelujah. Umva ijambo bisa Abaroma 3:20. Kuko ari nta muntu uzatsindishirizwa n'imirimo itegetswe n'amategeko. Hana niwe wabanje kubihanura. Wow. Yaravuze kuko ari nta muntu uzaneshisha amaboko ye, ahubwo azanesheshwa n'uyu nguyu wapfuye akazuka, wambaye umubiri kugira ngo twambare ubumana. Imana ibahe umugisha. Apostle, ndumva noneho nyuzwe pe. Amen. Kandi ubwo nyuzwe n'abadukurikiye baranyuzwe. Soreza kuri aka kantu uhita unanasezera rwose. Ubwo ibintu twabwiwe kenshi, umuntu arimo kunyura muri situation runaka itamworoheye, bikitwa ishuri ry'Imana. Wabivugaho iki mu magambo make cyane? Icyambere banza umenye umutima w'Imana. Burya iyo uzi umubyeyi wawe, uzi uko avuga, uzi n'ibyo akora n'ibyo atakora. Abantu impamvu batekereza ko ari ishuri ry'Imana nuko bigishijwe yuko Imana ishobora kubikunyuzamo. Ariko ijambo navuga, Paulo yavuze ijambo ryiza, yaravuze ngo ibigeragezo ni rusange. Ibigeragezo ni rusange. Ntabwo biza kubera ko uri umwana w'Imana, ntibiza kuko wasenze cyangwa utasenze, ni rusange. Ariko hari ikiza kirimo aho ngaho. Yaravuze ngo Imana niyo kwizerwa. Twebwe abizera iducira kanzu. So ntabwo biva ku Mana, ariko ni rusange. Uko warwara niko n'utizera yarwara, uko wabura akazi niko n'utizera yabura akazi. Ariko twebwe itandukaniro nuko Imana iducira kanzu. Imana ishimwe cyane. Imana yabwo ikibara. So ntabwo ibyo uri kunyuramo ari ishuri ry'Imana. Muri mwese nta muntu n'umwe ushobora gufata umwana we ngo amujyane muri Al-Shabaab, ababwiye ati mumufate mumunyigishirize. Ntabwo bibaho. Ntabwo bibaho ngo mumunyigishirize cyangwa umujyane ku ishuri uzi ko batarya. Mwese abana banyu banza kubaza amakuru, barya bate ku ishuri, bagira gute. Rero Yesu yaravuze ngo ko muri babi mukaba muzi guha abana banyu byiza, so wo mu ijuru ntazarushaho. Imana ibaho umugisha. Okay, turashoje ariko ibi bintu biraryoha. Ibi bintu biraryoha kuko mba mise nibuka abandi bantu yazaga akavuga ati nanze gukorera Imana nyifite amafaranga, irangije ngo aho kuguhomba yaguhombya. Izo zose ni imvugo zitari z'ubumana na gato. Ntabwo ari z'ubumana, ntabwo ziri muri Bibiliya. Abantu barazifashe ngo Imana yagukaranga ngo ntigushirize, ngaho kugira ngo iguhombe yaguhombya, n'izindi nyinshi bagenda bakoresha. Hari uherutse kuvuga ukuntu ngo Imana yaguteraho inyama cyangwa ikagukokora rwose ariko ngo yaguha akazi cyangwa ikagatwara. Iyi Mana y'imitima ibiri niyo ituma abantu badakizwa. Kuko umuntu aribaza akavuga ati njyewe ndi mu bindi mu isi, ariko abana banjye mbatekerereza ibyiza. Kuki Imana bavuga ko ariyo yagize umuntu kuriya? So ntabwo Imana ariyo ikora ibyo ngibyo bibi. Yesu yaraje atanga straight advice, cyangwa se Yesu yaraje atanga straight way, yerekana inzira y'ukuri. Aravuga ngo umujura ntazanywa n'ikindi, aza kwiba, kwica no kurimbura, ariko jyewe naje kugira ngo mubone ubugingo kandi buhoraho. Ntabwo ndi mu bayica, ntabwo ndi mu barimbura, ntabwo ndwana na Satani mu kurimbura. Satani yafashe umwanzuro, narabivuze ubushize, aba mubi, n'Imana ni nziza kandi ibihe byose. Amen. Wakoze kubana natwe. Amen. Hanyuma bibutse ya channel yawe, ubahe na nimero niba bishoboka dusoze ikiganiro. Ya channel in the House of Good News, the House of Good News. Niwandikamo gutyo ukaba ugize uwo muhate wo kwandikamo, na nimero uraza kuzisangamo. All right. Wakoze cyane Apostle. Amen.